Mwongeye kwirirwa murasuzwa na mwene so Nzeyimana Alexis kuri ino channel yacu Abana b'Imana TV. Turashima Imana ko ikomeje kuturinda abaruka isabato nziza, maze ibabere umunsi w'umunezero, n'abatayiruhuka baruhuka ku yindi minsi. Namwe ndababwiye ngo mumererwe neza aho muri. Icy'ingenzi ni uko twese abana b'Imana aho tubarizwa ni muri Kristo Yesu, kurenza ko tubarizwa mu madini atandukanye. Uyu munsi tugiye kwiga ku ngingo navuga ngo irakomeye, ariko ikomereye abadashaka gusoma cyangwa se abadashaka kumva icyo Bibiliya ivuga. Ku muntu usoma Bibiliya mu by'ukuri kivuga kirumvikana, nta gikomeye kirimo. Tugiye kwiga ku ngingo ivuga ku isabato. Umutwe w'iki cyigisho navuze ngo, cyangwa iki kiganiro, kuko ntabwo ndimo kwigisha. Umutwe w'iki kiganiro uravuga ngo isabato y'ukuri ni Kristo Yesu. Reka turebe icyo abo mu yandi madini babivugaho. Narebye ahatandukanye, yenda nawe idini ryawe hari uko babivuga, impamvu bataruhuka cyangwa batizihiza isabato. Ariko nafashemo video imwe nabonye kuri YouTube y'umupadiri usobanura impamvu bo bataruhuka isabato. N'aba protesta bandi bafite impamvu zabo ubwo ngubwo bashobora gusobanura. N'abamizirima bafite impamvu, bo nigeze no kubyumva nabo basobanura impamvu baruhuka cyangwa se basenga ku ijuma. So ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite impamvu ze kandi zumvikana. Aha ngaha ntabwo tuje guhanganisha amadini, nta nubwo dushaka kuvuga ko uyu nguyu ari mukuri cyangwa uyu nguyu atari mukuri. Icyo turareba ngo Bibiliya ivuga iki nk'abayemera. Birumvikana, abayemera Bibiliya ivuga iki. Ubwo Korowani, abayemera Korowani ivuga iki kuri ibyo ngibyo by'iminsi. Ni ukuganira kuri icyo kintu. Mu by'ukuri umuntu nukurikira nawe kwa kundi umuntu apfa gukurikira, ahubwo ugakurikira ibintu, ariko mu by'ukuri uzi ngo ndimo ndajya muri ibi ngibi. Mureke dukurikirane rero ino video, hanyuma twumve icyo mu by'ukuri uyu mupadiri Gatolika avuga, hanyuma dukomereze.
Okay, murakoze. Ndibaza ko twese twumvise ibisobanuro bya padiri. Nk'uko nababwiye, iki kiganiro cyangwa se iyi videwo iri kuri YouTube, niho nyikuye. Nagerageje gushaka n'iy'abasilamu. Hari icyo nigeze kumva umushehe umwe asobanura impamvu basenga cyangwa basari ku wa gatanu kw'ijuma, ariko nta kibuze, nagishakishe ndakibura, ariko yasobanuraga byinshi. Naho nyine nk'uko padiri avuga ati ku wa mbere wa sabato habaye iki habaye iki habaye iki, nayo yasobanuraga ukuntu ku wa gatanu Imana yagize gutya, ku wa gatanu habaye igitangaza runaka, gutyo gutyo gutyo. Icyo nibuka cyane ni uko yavuze ko ndetse ngo n'imperuka ngo izaba ari ku wa gatanu cyangwa ari ku ijuma. Rero mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abantu baracyari muri icyo kintu cyo kwibaza ngo mbese ubundi koko isabato ni iyihe, isabato ni iki, isabato, ndetse bikagera hahandi abavuga ko bayiruhuka baciraho iteka abandi, cyangwa usanga bashaka kugaragaza yuko abantu bataruhuka kuri iyo sabato cyangwa batayizihiza bo atari abana b'Imana, cyangwa se bari hanze y'umuryango w'Imana. Ni ukuvuga ngo hari isabato ya kera nk'uko padiri yabivugaga, hari isabato yizihizwaga cyangwa se yaruhukwaga n'abayuda. Iyo sabato murabizi neza ko no mu byo bashinje Yesu harimo ko ngo yayicaga. Nibyo bakundaga kumushinja yuko ngo Yesu iyo sabato atayubahirizaga. Hanyuma Yesu ababwira yuko mu by'ukuri isabato yabereho umuntu atari wabayeho ku bw'isabato. Icyo ni kimwe. Aravuga ati ni jye mwami w'isabato, yivuga. Ni ukuvuga ngo ahandi nanone aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo abantu ntabwo yigizaga nkana. Yesu we yari abizi neza ko abantu barushye. Kuruha kwabo nta handi byari gushingiye. Twatangiye umuruho cya gihe mu itangiriro nyine, tumaze kujya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, tumaze gucumura, tumaze gutandukana n'Imana kandi ariyo soko y'ubugingo, twatangiranye n'imiruho. Kuko Imana nyine yatubwiye akaga twizaniye, twikururiye. Ntabwo ari Imana yabiduteye. Abantu bajya bumva ibintu neza. Ni ukuvuga ngo icyo twakoze, kwitandukanya n'Imana, yego, byatuzaniye akaga. Hahandi Imana nyine yabwiye Adamu, iramubwira ngo uzarya wiyushya kuye. Uyu munsi nanone mu isi bene Adamu bagomba gukora kugira ngo babeho, kandi imyaka yabo nyine ikaba yayindi muzi. Iyo myaka yose Dawidi yaravuze ngo yose yuzuye n'agahinda n'imibabaro. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima bwa hano ku isi, nyuma yo gucumura, umuntu arya ari uko yarushye, nta no kuruhuka. Nta kuruhuka. Ntabwo Imana yirukana Adamu na Eva muri Edeni ntabwo yigeze babwira ngo mujye muruhuka isabato. Hoya, kuko isabato nyine ni iki se? Tugiye kukireba mu Itangiriro igice cya kabiri. Itangiriro igice cya kabiri, afite Bibiliya tuharebe, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Havuga iki? Haravuga ngo Imana yeza umunsi wa karindwi, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa karindwi. Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Twibaza, Imana kuruhuka ni iki? Imana yarangije imirimo yayo yose yakoze. Umuntu yari agakora ikintu na kimwe? Kujya. Ni ukuvuga ngo umuntu yatangiranye n'ikiruhuko. Umuntu yatangiranye n'ikiruhuko
atangira ni ukuvuga ngo umuntu mu yandi magambo yatangiye yishimira ibyiza byose Imana yari imaze gukora. Biraza bigeze mu gihe cy'amategeko ari 10, itegeko rya kane nanone rikongera rikabwira abantu ngo bajye bibuka isabato. Twibukiranye ko ari amategeko bayahawe bavuye mu Egiputa. Ntabwo mpamya ko muri Egiputa baruhukaga isabato, ndetse abahawe ari amategeko hafi ya bose uretse abantu 2 gusa, abandi bose baguye mu butayu kubwo kwanga kwizera, kubwo kutizera Imana, baguye mu butayu bose uretse Kalebu na Yosuwa mu bavuye mu Egiputa nibo mvuga, handi hagiye abana babo. Ni ukuvuga ngo Kalebu na Yosuwa nabo icyabarokoye ni uko twibukiranye ko bagiye gutata, bo bazana inkuru itandukanye n'iy'abandi batasi 10. Abatasi 10 bagaruye inkuru y'incamugongo bavuga yuko aho hantu badashobora kujyayo, ndetse baravuga bati mureke dutore utuyobora dukisurire muri Egiputa. Iyo ubuze kwizera nta handi hantu werekeza. Ntabwo ndimo gushaka kwigisha ibijyanye no kwizera kuko twabyize uyu munsi, icyigisho nashyizeho mu gitondo kirabivuga neza. Ni ukuvuga ngo iyo ubuze kwizera nta kindi wowe ubwawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'umutima byose bihita byerekeza mu Egiputa. Nubwo bari mu butayu bigaragara ko bari mu rugendo, ariko mu by'ukuri bari baramaze kuva uwo munsi, bari bahindutse nk'aho n'ubundi basubiye mu Egiputa, kuko bari bamaze gusubirayo mu bitekerezo byabo no mu bitekerezo yabo. Rero ntabwo kuba bari bahawe itegeko rivuga iby'isabato ntabwo byabarokoye. Yego birakomeza. Yesu ntabwo yigeze abaruhura, niko ahandi havuga. Birakomeza. Yesu rero kugeza igihe hahandi ku musaraba kuwa gatandatu Yesu arongera asubiramo ya magambo neza ngo birarangiye. Ibyari birangiye ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ka kaga twari twarikururiye kubera icyaha yari agashyizeho akadomo. Iminsi 6 burira buracya, hahandi ibintu bidasobanutse, hahandi ibintu bitarasobanuka byari birangiye. Imirimo Bibiliya mu Rwanda rwa Yohana haratubwiye ngo icyamuzanye ni ukumaraho rwose imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani nta yindi ni ibyaha. Ni ukuvuga ngo Yesu ku isaha ya 9 kuwa gatandatu yavuze yuko ikibazo cy'icyaha kirangiye. Ni ukuvuga ngo yadekaraye yuko intambara yari iri hagati, sinzi niba ari intambara iri hagati y'umuntu na Satani. Umuntu kuko yari yarabaye umucakara, nta n'intambara yari irimo, kuko ntabwo umuntu yarwanaga na Satani. Niba tubwira ngo murwane na Satani, simbizi umuntu se yarwana na Satani. Ababishoboye bazaza babibabwira. Ariko ni ukuvuga ngo Yesu we yari amaze kunesha Satani, kuko azutse yaravuze ngo ubu nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Bwa butware Satani yari yaratunyaze Yesu yarabwigaruriye. Ariko ntaragera aho ngaho, ni ukuvuga ngo twinjiranye na Kristo mu isabato nk'umunsi, ariko mu by'ukuri isabato nyayo ni Kristo, kuko niwe wenyine uturuhura. Umuntu wese utari muri Kristo Yesu nta buruhukiro ashobora kubona. Ibyo turabihamanyaho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utari muri Kristo Yesu, isi nta kindi kibyuzuye uretse imiruho n'agahinda. Ariko umuntu uri muri Kristo Yesu aranezerwa, aguwe neza, kubera yuko azi neza ko byose byarangiye. Yesu yatsinze ibya bintu byose byamutsindaga. Abantu batinda kubimenya, abantu batinda kubyumva, ni naho dutandukaniye. Ntabwo jya urimo kuvuga ibi ngibi mu myaka 10 n'ingahe, ntabwo ari byo navugaga. Nanjye nirirwaga nigisha abantu iby'iyo sabato y'umunsi. Ariko dushima Imana yuko Bibiliya ivuga ko abantu bose bazigishwa n'Imana.
igihe cyawe nikigera, Bibiliya ivuga ngo niwumva umwuka w'Imana, sibyo, ntiwinangire umutima. Uyu munsi wa none utega amatwi wumve icyo Imana ikubwira. Mbese isabato Bibiliya ivuga ni umunsi cyangwa ni muri Kristo? Abantu bose turahamagarwa kugenda tukajya muri Kristo we sabato y'ukuri. Aho waba usengera hariho hose gumayo, ntabwo nkubwiye ngo aho ngaho wari uri ngo nkujyane he, nta dini ngira, ntaryo nashinga. Ni ukuvuga ngo twese hamwe, twese abemeye yuko turi muri Kristo Yesu, ababyemera, kuko bitugirira umumaro kubyemera, birahari, byararangiye, Imana yamaze kuduha ubugingo muri Kristo Yesu. Ariko batabyemera barakomeza bakaruha, nk'uko twikuye mu isabato ya mbere, nk'uko ntabwo bavuga ngo Imana niyo yatwirukanye muri Edeni, nitwe twirukanyemo. Nk'uko twikuye muri Edeni, nk'uko twikuye mu isabato ya mbere, nk'uko twikuye mu buruhukiro bw'ukuri twashyizwemo n'Imana tukiremwa, ni nako umuntu uyu munsi wa none ashobora kwikura mu buruhukiro bw'ukuri, ari we Kristo Yesu. Niwe wenyine ushobora kubigiramo uruhare, agafata umwanzuro abishaka cyangwa abizi cyangwa atabizi, agasohoka muri Kristo Yesu, akisubira kongera kuba imbata ya Satani, akongera kujya gukora imirimo. Kuko twabonye ko Imana ireba umuntu ntabwo yigeze amubwira ngo kora, ujye ukora ibi, ukora ibi, ukora ibi, ukora ibi. Gukora byazanywe n'icyaha. Ndavuga gukora kuvuga ngo umuntu ngo ndareka gukora ibibi ngo nkore ibyiza. Ikindi ndangirisheho rwose ni ukuvuga ngo hari umuntu mwaba muzi ukora ibintu byiza 100% gusa mu buzima bwe bwose. Hari uwo mwaba muzi ukora ibintu bibi 100% mu buzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo umuntu aho ava akagera nyuma yo gucumura, n'ubundi ni rwa rugendo ni nka ya minsi 6 ya mbere y'isabato, ivuga ngo burira buracya. Uyu munsi amanywa aragira ngo ni byiza, ijoro rigira ngo ni bibi. Niba wakoze neza ushobora gukora neza icyumweru kimwe, ariko igitaha ntishoboka. Umuntu ashobora kuba ari mubi, ariko nta muntu uba mubi igihe iteka ryose. Nta n'umuntu uba mubi ku bantu bose. Ashobora kukugirira nabi, ariko hari uwarimo kugirira neza. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo byose ni imirimo igaragaza yuko ni burira buracya. Ubu utarajya mu kiruhuko cy'ukuri, ariwe Kristo, ubu utarinjira mu isabato y'ukuri. Ni ukuvuga ngo mu rwanda rwa Yohana hatubwiye yuko uwabyawe n'Imana ntakora icyaha, kandi kuvuka kwacu bwa kabiri byabereye muri Kristo. Muri Kristo rero ntabwo tuba tugikora ibyaha. Abantu bagikora ibyaha, babandi bavuga ngo ndareba nkacumura, navuga nkacumura, ibintu byose bikaba ibicumuro, abo bantu ntabwo bashobora kuzabona umwami Imana. Ikibazo bafite ni kimwe, ntabwo barinjira mu buruhukiro bw'ukuri, ariyo sabato, ariwe Kristo. Nimureke rero muri uyu mugoroba dutega amatwi icyo umwuka tubwira, tumenye neza yuko uburuhukiro dukeneye ari Kristo. Abarushye n'abaremerewe, umuntu wese ufite ikimuruhije, ikimugoye, cya kintu yarwanye nacyo akaba yumva byaranze pe, ntabwo ari wowe, niko icyaha cyatugize. Ngwino kuri Kristo, ngwino kuri Kristo, arakuruhura, yarabisezeranye. Kandi ku iherezo ry'ubu buzima, igihe azaba agarutse, nuramuka uvuye mu isi, uzasinzirana ibyiringiro. Simvuga urupfu, ndavuga gusinzira, kubera yuko urupfu, abantu banze urupfu rwabo, abantu bahakanye urupfu rwa Kristo, wenda nzakigarukaho. Abantu bahakanye urupfu rwabo muri Kristo Yesu bazapfa urupfu rwa kabiri muri byahishwe bavuga, aricyo kigereranywa no kurimbuka. Abantu twese twapfiriye rimwe, kuko Imana yari yaravuze ngo umunsi mware ku cya giti muzapfa. Twakiriyeho, twagombaga gupfa, twapfiriye muri Kristo Yesu rero. Kuko Yesu nk'Imana ntabwo apfa, ntabwo Imana ipfa. Imana ni Imana nyine, ni Imana itabyara, ni Imana itabyarwa, ni Imana idapfa.
yego ni ukuvuga rero ubugingo muri Ezekiel baravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Nitwe twakoze icyaha, ntabwo Kristo yigeze akora icyaha. Ni ukuvuga ngo turi muri we nk'uko twacumuriye muri Adamu. Ni ikintu gikomeye yenda kidashobora kumvikana ku muntu wese byoroshye. Nk'uko twacumuriye muri Adamu, twacunguriwe muri Kristo twese hatavuyemo n'umwe. Ariko nk'uko twikuye mu isabato ya mbere, niko ushobora kwikura no mu isabato ya kabiri, ariwe Kristo. Uyu munsi wisuzume kugira ngo utagirirwaho n'urubanza. Murakoze, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.